ubu ngubu tugeze mu gihe kibi aho umuntu agambanira undi ngaramwica, aho umugore agambanira umugabo kavuga ati reka mwicura mukure mu nzira. Umugabo yashatse ati uriya afite amafaranga kandi arasenga, nisibundi kasenga kandi jeje nasenze amafaranga nkaba ntarayabona kandi wagasenga amafaranga akayabona, ntibundi wamukura mu nzira yabonda amafaranga akaba n'yo yitwarira akamwica. Ariko n'umugabo nawe ntajya atinya kubikorera umugore, nawe akavuga ati ubundi nuriya nawe ubundi wamwica, nawe akamugira ishyari mpaka amwisha kandi ari uwe amwisha kandi barashakanye. Yego disi. Hari n'abantu nanone babikora muri inosi. Tugeze mu gihe kibi cy'urwango, nta muntu ugikunda, n'abana bakanga ababyeyi, nta mwana ugikunda umubyeyi, bose muri kino gihe bundi tugeze mu gihe kibi cyane cyo kwitondera, cyo kwitondera ibihe tugezemo. Ubu ngubu umwana aravuga ati hari umwana wifatira nyina wamwibyariye wamwitwitiye amezi 9 akamwicira ku giti cye, akamwiyicira ku giti cye, akamwiyicira ntatinye kuvuga ngo njyewe warambyaye ndakuyicira. Ariko ubwo n'abakobwa n'abahungu ni bose, sinavuga ngo numwe, sinavuga ngo n'umukobwa, sinavugana n'umuhungu. Akamwiyicira muri kino gihe sinavuga ngo n'umuhungu, sinavugana n'umukobwa, ni bose. Muri kino gihe nta muntu kigira urukundo, nta kita ngo yaramubyaye, nta tita ngo yamutwise yashimaga inzu, aravuga ati ndakwica. Nta kitwa ngo yanjya kumubyara inda yarandiye agashima inzu, umwana akamwica, agafata umwana akamwica, umwana nawe akica nyina. Ubwo urumva ibyo gihe tugezemo koko atari igihe cyo kwitondera, tugeze mu gihe kibi cyane. None ati uwihangana akageza imperuka, uwihangana akageza ku gihe cy'imperuka niwe uzakizwa. Amina. Niwe uzazamuka akajya mu ijuru. Amina. Ariko kugira ngo ujye muri rino juru birasaba ubwitonzi, ntago ari gupfa guhubuka. Biravuga ngo urasenga ngo ariko ngo nubwo usenga ushobora gusanga usenga uri pasiteri, akaba ari wo banza kujya kwa Satani, akaba ari wowe ubanza kujya kwa Satani kandi witwa pasiteri. N'urugero wenda mu rusengero baratuye aho y'amafaranga nyine kwa kundi batwara amaturo, aho kugira ngo ya maturo muyafatanye mu yubakemo ibindi, pasiteri aravuze ati ariko 1/2 mu kimeho, ati 1/2 mu kimeho da. Ndaraga gakobwa kanjye kagiye kuvoma. Agakobwa kawe ugira agakobwa kawe yego nawe agakobwa tuzagafata video ejo bundi. Kariya kazi gusenga, oya da wamubona yari wamubwiye akaza agasenga se. Karine ngwina nguha akantu mama je amurekazi ngwino urasara bikora nago yakizana cyangwa arantinye. Oya nago yagutinya keretse njye umva uko akuvugisha ariko kubaza ngwina ngubwire ngwina nguvuhe bombo. Avuze ngo iki? Ngo dada arambwiye ngo ujye kuvoma. Kagakobwa gahe uriya nuko bundi we kanga niki kariya gakanda kuzuza imyaka 3 nuko bure we atabyemera. Umubwire abwire mama we bajye mu nzu bari gusenga, umubwire ko udahari, kararirimba karira mama waraceceka karirimba kakamusengera, ariko arasikajya karirimbuka yumva. Ebo we Karine aha watambira Imana wongera ugitambire, tambira Imana Satani yiyahuri, tamba yewe tamba we tamba, akaririmbo kose uvuze ahita gafata. Egada kandi uriya niyo yagiye kuryama ari mu bitotsi ameze gutyo, iyo yumvishe mama avuze ngo Rine nturasenga ahita byuka agasenga, akabona kuryama. Amen. Ariko ukunda abana cyane nawe. Ngewe mama atarabyara undi mwana najyaga gushaka abana babandi bo guheka. Ariko ukaganye n'umunyarwenya pe ukajya gushaka abana bahandi. Mako yamagaga ushye nkajya kubashakara. Reka da
ahera ku mwana wa mbere noneho uruhinja mana ye baba we Ayiwe. amukunda kurenza iki ayiwe nkirirwa mbahetse niyo mpamvu uvuze ngo agakobwa kanjye none se nawe kuri agakobwa kanjye ubwo buri wese nyine afite uwe buri wese afite uwe wawo ndifuza ko abantu n'ubundi nawe uba umukobwa wabo abantu mudukunda mukaba mukunda uyu mukobwa wacu witwa Benita ni mu mubere umubyeyi ababere umukobwa n'akana keza gakunda gusenga gakunda kuganira ari waratwigisha isomo riboneka muri Matayo 24 nibyo Matayo 24 ndumva yahereye ku murongo wa 13 murongo wa 13 atubwiraga ngo 12 yego urakoze cyane urukundo rwa benshi ruzakonja ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja hanyuma nanone umurongo wakurikiyeho ukatubwira ngo ngukibe ukatubwira ngo iki ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa yego uwihangana ngo akageza imperuka niwe uzakizwa ni amagambo y'umwana muto cyane Beni harya ufite imyaka ngesheri 11 ufite imyaka 11 ni umukobwa muto cyane ariko ushima Yesu agakunda kumuvuga no kumubwira abandi Beni muri kino gihe tugezemo nk'uko wamaze kukivuga abana bica ababyeyi babo n'ababyeyi bakica abana n'ababyeyi ubwabo nabo baricana muratwihanganira turi ahantu nyine haba hari za rusake hariya yego ni ukuvuga ngo abana bica ababyeyi bakica abana ndetse n'ababyeyi ubwabo bakicana abo bantu turagira ngo ubahe message dusoza ikiganiro message nabaha ni ukubera kugira ngo wice undi ukabona ahubwo wenda we warabibonye we kazakwica n'urugero umugabo warabibonye we kuri umugore kazakwica cya gihe cyawe kugira ngo gipfushe ubusa gifatemo iminsi itarenze 3 wiyiriza usenge nusenga Imana izaguhishurira nimba umugabo we yakwangaga azatangira kukwita sheri bikunde akubwira ati ku mutima ugivuga ati ye by'Imana nasengagura abona bidakunze ibya bindi yaragiye kunyicisha ndabibuze ugasenga iyo ni inama kubashakanye ugasenga Imana iraguhishurira yego nimba n'urugero yari bukwicisha ferabeto n'icyuma wenda biri nko munsi y'uburiri ushobora gusenga ukabibona amashusho yaho yari kubikwicisha akaba ariho ubisanga ukabyihorera ntubikore ibyo urabihamya n'umutima wawe ko ndabihamya bishobora kuba bikaba ugasenga umugabo yarakwangaga wajya kureba ahandi ukabibura mugatangira kuba inshuti ubundi ntumenye uko byaje kubera gusenga yego ngo nugusenga ibindi nukubeshya maze wirebera ibyiza byo gusenga nugusenga ibindi nukubeshya maze wirebera ibyiza byo gusenga gusenga ni byiza cyane utabikunda yego ariko abenshi ntago babikunda tugiye kujya abana bagiye kujya gutangira amashuri yabo mu kwezi kwa 9 kandi mu kiganiro twatambukije watubwiye ukuntu wagiraga amanota make ukajya inyuma y'abandi ariko urangije urahaguruka ari naho wakuye imbaduko z'amasengesho ari naho wakuye imbaraga zo gusenga abana bameze nka Benita wakiriya gihe watubwiye